Yiriwe. Yiriwe. Amakuru yanyu Meza. Nari mbazaniye ubutumwa bwanyu bwasizwe na musaza wawe. Inde? Musaza wawe. Musaza wanjye? Yego. Ubutumwa? Yego. Afite iki kibazo? Uraza kureba mu butumwa yasize yadusigiye natwe ntitwaburebye, ubwo uraza kurebamo, uraza kububona. Yambwira ko musaza wanjye ameze neza. Uraza kureba mu ibaruwa nta kibazo. Yes, nta kibazo mwakoze. Samwirirwe. Musaza wanjye. Oya. Oya. Opa. Naguansiga. Oya. Oya. Naguansiga. Sikiende ko. Naguansiga. Oya. Wowe ninde ubyutse noneho uririmba? Sesi ntabwo wagiye ku ishuri se? Ishuri? Kuki utagiye? Nyine kubera icyo utagiye? Ku ishuri banyirukanye. Kuki? Banyirukanye amafaranga y'ishuri. Hari igihembwe kirashize? Kirashize kandi ni cya mbere sinishyuye. Ngasaba ibibazo. Amafaranga aravaye none. None se iyo ugiye basi ukareba uko bigenda? Oya, banyirukanye kandi bamaye umunsi wa nyuma ni kuwa mbere gusa. Kuwa mbere nibwo ugomba Kuba nayatanze nyine tu. utatanga se ukabikora bite? Sinzasubirayo kandi bizampa biregereje. Kanumva ari ikibazo gikomeye. None se hari ahantu uri guteganya amafaranga ariko ntabwo arimo arazira igihe. Kandi umunsi wa nyuma ari kuwa mbere. Nyine ndabizi ko ari kuwa mbere ariko nawe urabizi neza ko ku kazi bahamagaritse. Sibyo? Kurabibona n'uburyo tubayeho muri iyi minsi, urabizi neza ko bitari byiza ariko amafaranga nayo yabaye ikibazo. Sibyo? Nakundi njye muvanga. Ubwo rero sinzi ukuntu rero ugende. N'inzu noneho nayo nabonye message ya landlord. Ibase. Umva nabyo ni ikibazo. Nisuburo. Wowe mana yanjye reba ubuzima tubayeho ubu ngubu bizagenda gute? Sinanjye mu birancanga. Ikindi noneho abizi neza yuko nitegura exam. So rero sinzi uburyo uri buze kugenda mupe. Basi nzave mu ishuri. Oya, ndaza gushakisha. Nese ko nibyo kurya byashize. Umva ikibazo se kandi. Okay, narebe. Sibyo? Hano mfite amafaranga make ndaza kaguhereza. Uze kwiyaranja nyine ubwo ngere ndaza kuri iyo ngiye. Nze gutahira rimwe nimugoroba. Nta kibazo se? Ese ko wihangayika sibyo? Kubera yuko natwe ntabwo twebwe twabihisemo. Kwihangana ndaza gushakisha amafaranga urasubira ku ishuri ikindi bazana kurya. Nakeka mufite amafaranga. Ikiranga ndaza kwategesha wiyaranje nawe nk'umuntu mukuru. Sibyo? Bye. Agashyireho sa mahero. Sawa. Amafaranga sindakurahe kandi none
kanambara njya gushaka akazi ndagakuba. Sisi so wanije se kuri telefone nkagenda nimba ntacyo bitwaye. Jese kandi Nayo nkubwiye ngo ngiye gushaka kurya se najya mu kazi nawe. shumba bari ruzu rwose uzanye amafaranga. Atari yanaguhaye nahaje. Ako si ubwo urabona ari amafaranga yamfasha iki bro? Nyine uriyaranje urumva. Kuza nimugoroba. Nyine ndiyeranje ariko rwose na minisitiri akenewe pe akira kandi nayo ndayashaka. Witeho. Yego ma. Sawa. Natebuka. Siko mbona noneho isi nyikaragiyeho ndabigenza ni koko. Bana kuki wande ibibazo byose ngiye byikaragiraho. Agahinda nikica. Bitese. Umeze neza. Meze neza. Sava. Sava bye biraho ngaho by'iminsi. Makuruzi. Ni ibibazo mwana wa. Ibibazo atari ikibazo ahubwo ikibazo ari uguhora mu bibazo. Ni ibibazo kabisa. Umeze kese. Nyene amafaranga nk'ayataye. Ahubwo nimba we uyafite wenda uraza kugira uko ungenza. Amafaranga se nta kintu kidasaba ikiguzi. Kiguzi se? Yego. Mva ahubwo nkubwire. Nagize ikibazo urumva. Kimeze bitese. Mushiki wanjye ku ishuri bamwirukanye. Inzu nayo nyirimo nk'uteye irimo nayo ushaka gusanga bari bunsohore noneho. Urumva? Yego. Mbese ibibazo byabaye ibibazo kabisa. Ngira ngo cyerekana iyi telefone nayo ni inyiteze kandi banamamo make. Ahubwo ikintu nshaka hari ahantu habuze akazi mu ndangire basi. Ndebe ko mushiki wanjye asubira ku ishuri kuko arimo aritegura exam. Ari kwitegura exam. Kandi bamwirukanye. Gusa urashaka akazi kameze gute? Akariko kose pe nakemera nkagakora. Kemera ukagakora? Kuko byancanze. Ahantu hari kampani rero bashaka umukozi. Naguhuza n'umuntu waho kugira ngo urebe ko akazagakora. Hoya waba ukoze cyane. Aho ngaho nahita nkakora kubera yuko nkeneye amafaranga menshi pe. Yego. Kandi nakundi ko nabigenza. Kwese niba uyategereje uyashaka mu gihe gito kandi bisaba gukora nyine ngo hembwe. Nyine okay basi nanakagezemo ushobora no kubabwira ikibazo umuntu afite. Yego. Wenda ukareba ko bakuguriza. Sibyo mfite ikibazo gikomeye cyane. Okay. Nawe urabyumva nk'abantu. Umva ko bana mushiki wawe muri babiri mwenyine. Niyo ukeneye kumwitaho. Sibyo. Yego. So rero urumva nyine amafaranga byatari pe. Simon urugo. Genomwe. Komalaye. Ako ndashaka ko ari gukubura. Kugira mani. Nakubwiye. Kari. Oh sha, santos kunkanze we. Amakuru si. Neza ko shamana yaje murana. Bro nasaraba. Uko shamana harya. Ese ubundi kuko uyatinze. Nisi niki kiri butume undi nihuta. Uyu munsi ndahari ngo nta hantu ndi bujye. Kwiki? Ntabwo ujya ku ishuri se? Ariko uyu munsi ndigira mu rugo. Wigira mu rugo ariko shaho n'umwana ari mahoroneje. Kuva ryari se usigaye wigira mu rugo? Kandi ibyo twiga ubu bizi sibyo rata. Oya naguma mbizi ariko muri no minsi ndumva nashaka kujya. Ntabwo nyine nta class mfite cyane ndumva nashaka kujyayo. Shaho ari mahoroneje. Ndetse nkubaze kari sibyo reka nkubaze ikibazo. Nk'uko tugiye kujya gukora ibizamini. Ari wo muhanga uzi dufite mu ishuri ubwo bizagenda gute? Kutaza gukora ikizamini nawe.
umureke wana nzibera wa mbere none mwe mugira ikibazo sibyo nanjye ndiga nsubiramo cyane rwose muhomore ndetse niba hari ibintu bishyashya turi kwiga uzabibwirwa n'iki musansobanurira Nese na exercice twakoze nazo tuzaza oya myewe mugira ikibazo ubundi sibyo ibyo mwize byo mwarabifashe ubwo ntituzajya tufata sikuru uzagezaho uze kureba mu makaye n'igihe musibye nta kibazo njye arabizi ariko ntago ngiye mwandikira note oya musansobanurira azabura kugucaho none atari kuza kwiga oya nzaza bashingire muri ino minsi ndashaka gutuza kandi nawe ndamwizi ariko mane ibyo ngibyo mwana wabiri kukaza ku ishuri kuvuga ngo uraza kwigira mu rugo nese kwigira mu rugo byagufasha iki buriya kwigira ku ishuri bari byiza kuruta uko wigira mu rugo mani mu gihe wabaga kavuyo sirega riba ku ishuri wiga bari kugusakuriza nese wajya uzinduka ugakora etide hanyuma nawe ukaza kurera iki ahubwo ntayikorera mu rugo noneho ari ikintu nagukorera naguha nomero z'uyu muntu cyangwa se nkaba naza kuza kumubaza nimba nta mukozi yigeze bari babona noneho nkaba nabahuza ariko namaze kumenya amakuru meza yizewe okay wama nimero ye then nkaza kumuhamagara nkamuvugisha yego numva nimba byashoboka okay ko hahandi narindi byaranze biba ngombwa yuko mbihagarika yego so rero numva yuko ndamutse mbonye kandi byanyorohera asuko se baba bitwara nabi nimba kaze byaranzera reba iminsi tumaranye byonyine sibyo igihe tumaranye nje nawe ndabyumva imicangiro ayobeyeho ko ku buryo ushaka kumbwira ngo nitwaye nabi nicyo kinyobera ko nzi ko yari umwana mwiza byaje kugenda gute oya ni kwa kundi nyine gukora akazi ugasanga abantu bakugira ishyamba nyine baramanura rimwe bahita bananyirukana umva uzimaye byanyorohera ibyo ndabyumva hari igihe buriya biba binaterwa nuko wenda n'umubosi abona bitarimo kuvamo cyane n'abantu kandi ntitworoshye b'iyi minsi reka nguhe nomero ye noneho ndaza nanjye kumuvugisha mubwire ko nkwizeye noneho muze kuza kuvugana ntacyo bitwaye andika 0782 30 50 41 urakoze cyane uraza kuvugana nawe ndabizi ndaza kumuhamagara mubwire se mubwire ko ari wayimaye yes kenari kuko turizeranye nawe ariko ibintu nizere yuko ari akazi wenda ndi buhite mbona amafaranga menshi cyane nakazi kari keza kandi kari permanent niyo itwara neza zanaguha kontara na insurance yo kwivurizaho nago nakurangira akazi kabi kandi company nziza cyane nta kibazo urakoze cyane erega niwe nshuti mfite nje none nje kuya mwubwira akantu keza umushahara nzahita mbona bwa mbere agacupa ndakemeye okay as you wish kandi kari byo ntago ari byiza umva se mwana tudanakerererwa urumva reka tujye skuru noneho turasanga bafunze mana we mwe n'imiki cyose nzaza vuba bandi kwishinga no mujama urumva washobora guhita ataruka gate jewe ndakuriza isa ducira hayebewe hahandi oya na kibazo bashobora ijipo yanjye igiye gucika hejuru yo kwirirwa maranaruka gusa nyine mwana nabi nyine turi kumwe urumva twebwe reka twigereye skuru ubwo turaza kukubwira uko bimeze ako nyine nawe ugeze tuvugisha abantu mani ubundi soye mu bizi zanyu mani izi saha turagiye dusanga ari gukubura no kujya kwishuri ntarabipanga ako siramye myitse kandi abone gukora kare kugira ngo abone uburyo yigira mu zindi de oya nese ubungubu mani haracyari kaririga umuntu akubura nyine ahantu hasa nabi nagakubura amasaha simva twari twarakoteje ngo wenda waguma hano nk'icyumweru nawe urasamye oya shaba shona gwakumva n'ukuntu mbikumbuye mani mvuye nawe twaravuganye witonde ariko mbere yo kwemera agacupa ikibazo cya mushiki wawe nyine we arahita ajya we ninyabona nzahita ajya ku ishuri ndashaka no kuzajya wenda ejo ku kigo nkabinginga nkareba ko yaba yiga muri iki gihe urumva se wishyuraga ngahe ni menshi 120 120 urumva ni menshi ni igihembwe cyangwa n'umwaka wose ni ku mwaka nyine mbariye hamwe ni ku mwaka so rero nyine yiga muri leta mfite ikintu ndashaka rero sibyo ntago kumbaniye nimuhamagara bigahita bicamo njyewe ndaza kugira ahubwo ko nta n'amayinite mfite mwa nyine basi ngura amayinite y'igihumbi ndaza kuyagusubiza ubundi se ubu wariye hano bagiye bakagushinyagura ibyo ngibyo byose nta nubwo mbifitiye umwanya noneho ngiye kuba nguhaye amafaranga ubone tike n'amayinite nibitakunda uze kuza mbe nguhaye amafaranga yo kwishyura minerivare nayo kwishyura inzu ibindi
tuzavugana nyuma igihe tumenyanye ko ari gitoya amafaranga nanjye nkuzimo nk'inyangamugayo niyo mpamvu n'ibi mbikoze okay nta kibazo urakoze cyane yego asante urakoze bro sawa papa ndagapfusha rukara ndahita muhamagara muvugishe pe buri muntu ayaye uyu munsi uri ngiri bugurire nanjye ugeze akugurira usha munyibuke nanjye basi turakubuka se tukuzanira ibintu kuri munzanire none wa mwarimu ntari bwigisha atakubona twigendera bye abanyeshuri bo aba babizisha abisekera batazi ibibazo umuntu aba ari kunjye ndishimye nyikurire mbareke kumbona se atayifata kanongera ngeze Hello Mwiriwe neza boss nitwa Fabrice Opa umushuti wanjye witwa Richard yari yamaye nimero yawe arambwira ngo mukeneye umukozi Okay nta kibazo sawa murakoze Yes noneho ibintu bazo byose bise bishira akazi kuva nkabonye ejo mu gitondo njya guhura nawe akazi nkatangira mushiki wanjye ajya ku ishuri inzu nayo impita nyishyura uri mpita nifata gutya nka boss saza meze mutase cyane fresh meze neza 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 nari mbazaniye ubusore sibyo akeneye akazi aje mu kazi kandi ndashaka uje mu kazi nje mu kazi ndashaka kubahereza ba sibyo ndashaka kubaha akazi ubwo rero nguyu mwagira ngo mumenyereze akazi ugiye kudukubitira akamobile money ndashaka uyu mukobwa mugenda mu ntera ubwoba uyu mukobwa twazamubona he umukobwa ariko boss nta nibirenze pfa kuba njye namubonye ishusho nta location waduhereza baza kohereza location murategereza sibyo c'est sawa nanjye ndimo se mu bantu bajya gutera ubwoba kandi